Iberi wari wicaye muri media area umukino warawukurikiye neza cyane mu 90. Hari habanjemo bande kuri APR wari uteganye no bita Saidi gose Saidi yarandi imbere buri musifuzi wa mbere y'igitambaro abayicaye imbere ya media zone muri Kigali Pele Stadium ubwo mpamvu vuze Saidi nawe uraza kuyigarukaho irumvikana wari umukino uri mpuzamahanga wa gishuti hagati y'ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Mathare United buranuza yaje kunkosora witwa neza cyane ibaza Mathare United nagari Mathare United ntuze atantashobya cyane niyo bambwira ati basoma Mathare United urangwa hose ari ikipe ikomeye muri Kenya naho ari ikipe ikomeye biya kabiri biya gatatu ariko yaje kumbwira ngo baje kugira ibibazo by'ubukungu basa naho basubira inyuma ko mwaka ushize babaye basoje basoje mwanya wa 14 kandi yamanuka amakipe atatu mu makipe 18 urumva ko ikipe yitambitsemo kujya muri bamanuke ni Posta Rangers urumva ko babanjije ikipe ya nyuma muzamanutse urumva rero ko bari ku mwanya mubi cyane hari impamvu wenda nabo banabishyizemo imbaraga baje gukorera pre-season hano mu Rwanda bari bahereye ku ikipe ya APR nko rubimbajije iyi APR nyuma yo kuva mu mikino ibiri ya gishuti nyuma yo kubasezera muri Sekafa bakoze indi mikino ibiri ya gishuti batsinda Gasogi United hanyuma banatsinda ikipe ya Etincelle bayisanze mu karere ka Rubavu uyu wari mukino rero wa gatatu wa gishuti nyuma yuko bavuye muri Sekafa ku bakinnyi rero mutoza Taleb Abdulrahim yarabanjemo mwizamu yaragaruye Elinane Suluane ni inkuru ikomeye cyane Elinane Suluane yaragarutse mwizamu kuko Suluane yaherukaga mu kibuga ku mukino APR yatsinzwemo 5 Beravuga yuko abya ngo ni inkuru ikomeye cyane ko twasesenguye njya muri match ya Gasogi nabwiye ko abanjemo ramya nyiko bwa kabiri akizira nta mvune yarafite ariko niba atarakoreshejwe nico wita imvune ibe ye nakubwiye ko nizi ibintu bijyanye n'imitekerereze y'abantu commentaire hari ibyo bita psychanalyse psychiatrie ibintu nk'ibyo ngibyo Suluane yagarutse nyuma yo gukira ihungabana wakomeza agahinda gakabije kuko Suluane yaherukaga mu kibuga APR itsindwa 5 kandi icyo gihe yatsinzwemo igitego cyamubazwe cya 5 ni nayo match ya mbere yarakinnye match z'intare yari nakinnye match z'intare zimwe z'icumi mu mikino 2-7 icyo gihe yari mwizamu akipinga clean sheet akura ya mipira y'intare bikomeye cyane hanyuma ubwo kuva icyo gihe nibwo yaragarutse mwizamu kuko haba kuri match bakinnye kabiri muri Sekafa ntiyakinnye haba kuri match ya Vipers ntiyakinnye haba mu mikino y'ishuti bakinnye na Gasogi na Etincelle ntiyakinnye yari yongeye kugaruka rero banabyishimiye pe umutoza amuha iminota 90 tubyumvikana neza ko umukinnyi ukiza imvune cyangwa uburwayi bundi ntabwo yakina iminota 90 banega nta na kimwe cyari gihari iyi minota yose yikina kugira ngo ugende ugaruka neza kuri ritime yawe hanyuma ubwo ku ruhande rw'iburyo bari bahashyize Byiringiro Jean Gilbert rwose umukinnyi ubona ko agomba kujya vuna umuheha kongeza ugundi kuko niwe akina neza kurusha abandi yankanze cyane ubwo baragenda ubwenge bwinshi cyane kuri gatatu ni Ishimwe Christian nawe urabona ko rwose urwego rwe rumeze neza nta kibazo na kimwe gihari nyamara zino mahande nazo zigomba kujya zinabanzamo muri equipe nationale kuri Liberia nibo kuri rwose nta kindi kibaye nebo Korode shaka ahantu kina umwanya wo Korode atabanyana kina mpamwe ndari mu Buhinde ubwo naganijoro nawe akagenda ashyiramo imbaraga ariko urabona ko izi impande za APR ziri gukora neza hanyuma muri central defense bari bahinduye bazana Ishimwe Abdul uyu musore bavanye muri Mukura afatanya na Maduzo partnership yabo rwose ubona ku munsi w'ejo nubwo nta menace bagize ariko bari bo bumvikana mu minota 45 y'igice cya mbere hagati mu kibuga rero bari bashyizemo Mediane mbona ari Mediane iryoshye kuko harimo abakinnyi batatu bose bazi gukina umupira gatandatu yari Seydou Daouda Yusuf imbere ye bashyize abakinnyi babiri bakina bombi muri role ya playmaking yaba Memer Dao Raouf ndetse na Mamadou Traoré niyo Mediane bari bashyizemo Dauda na Traoré ubwo Dauda yakina gatandatu noneho bakamukina imbere ari babiri Mamadou Traoré basa nko umunani na Dao 10 ariko bo babonaga ko baseho n'abaringaniye kuri ligne imbere nabonye nayo 10 yego hanyuma batatu b'imbere nabo bari abakinnyi b'abatatu iyo Mediane no kwita Madada hari uzava Madada takatufate nawuvuyemo cyane urakoze ni Madada gite gutyo ubwo kandi niryo zino bahari kuri ya nimero 8 hano Madada kuri ya nimero 8 biragoye Dauda na Dao Madada ariko ni Mediane nziza nubwo wenda ejo bakinaga n'ikipe isanzwe ariko baramutse bamenyeranye bano basore buri wese agakina role ze neza
kuko bose urwego rwabo ni rwiza n'abahanga yaba ari mediane nziza ubwo imbere hari Watara na Togo na Fidel asimbuza Lamine Ba APR ikeneye ku isoko kujya gusimbuza Mamadou Lamine Ba amaze no kubona ikipe muri Tunisia yagiye muri nimero 10 ntago yagiye muri Bizerte ahari rwose muri Tunisia hanyuma ubwo mbere uko rubivuze bari abakinnyi batatu bose ubundi basanzwe ari abataka Fidari akina kuri point Watara akina uruhande rumwe Togo akina urundi ruhande ariko bakagera baperimeta ugasanga umwanya umwe wenda nka Watara yagiye kwataka Fidari kwatakira ku ruhande urundi Togo akaba yajyayo Fidari Watara akagaruka ku ruhande ubona ko bagenda banyuranamo uvuga ngo ufashe kuva kuri 6 kugera kuri 11 abo bakinnyi bose barimo sabakinnyi 6 bose barabakinnyi cyo basatira yaba Dauda yaba Dawo yaba Traore yaba Togwi yaba na Watara ndetse na Fidari bose barabakinnyi ubona ko bakina basatira urebye rero mu minota ya mbere rwose ikipe ya APR rushaga Mathare United barayatatse bahusha ibitego byinshi baza gutsinda igitego rero igice cya mbere kijya kurangira cya Sheikh Djibril Watara ariko ku kazi gakomeye cyane k'uyu musore Byiringiro Jean Gilbert ubwenge bwinshi wakoze monte rwose yabera imirimo yabamaze kuko ngewe passe y'ubwenge kuri iki gitego Ruvuyanga ndasaba imbabazi Saidi ndetse nanamushimira ko yafashe umwanzuro ukwiriye umusifuzi kuko nge bikiba kuri arangre nabanje kureba naravuze ni Saidi urarikoze ibi ni ibiki bakeneye gusobanukirwa uri kumva abantu benshi babyibeshye kuko abantu benshi twabyibeshye